hari abantu bameze gutyo batajya bagira ishyikizo mu bintu by'Imana. Ugasanga uyu munsi ari ku rusengero arashyushye, ejo yagiye mu nyigisho z'ibinyoma. Petero amaze kubona ibi bintu, cyane ko ababigisha b'ibinyoma abizera babakundaga bakatwarwa n'amarangamutima yabo, Petero yavumbuye ko nta muntu n'umwe ugomba kuririra undi kuri uru rwego rw'iterambere ry'agakiza. Buri muntu wese agomba kwiterera iye ntambwe. Abantu ba gatatu mu gihe cya Petero bari bahari, bari bagoranye cyane, ni abantu bitwa abakobanyi. Reka ngire ikintu mbabwira, tugiye guhura n'aya matsinda atatu. Tugiye guhura n'abahanuzi b'ibinyoma, duhure n'abantu bakamyemo ukuri basigaye bameze nk'ibihu bijyanwa n'umuyaga. Tugiye gukubitana n'abantu b'abakobanyi, ajya kubwira ati musoni ishyira muri logique, ibi bintu by'Imana ubona atari ibipindi abazungu bahimbye ngo badukamemo amafaranga. Mu magambo make, Satani arabizi neza ko umuntu uzakunda impiya, Satani akagukundisha ikintu cyitwa amafaranga, akagukundisha ubutunzi. Igihe kizagera ukunda ubutunzi, urukundo wakundaga Imana ruzacika, urukundo wakundaga inzu yarwo ruzacika, urukundo wakundaga urugo rwawe ruzacika. Umuntu agera ubwo gukunda amafaranga bimukamuyemo kwizera. N'uyu munsi wa none hari umuntu muganira akakubwira ati niba ushaka gutunga amafaranga, ibintu by'ubudive bicomore mu bintu bikugize. Ubu hari abantu benshi muri aha ngaha murimo kurwana n'imirimo yanyu ya buri munsi, barimo kubabwira ko nimugabanya ibintu byo kwizera mu kazi aribwo muzabona ubushobozi n'ubutunzi. Mu magambo make, Satani arabizi ko biciye mu gukunda impiya ashobora kugukamuramo kuba umwizera kugeza igihe uzasigara utabyishimiye. Nta mwizera, waba waravukiye mu itorero waba utararivukiyemo, waba umazemo imyaka myinshi cyangwa ubatijwe vuba, umuntu utazitoza kwiyuririra uru rwego rw'agakiza ntazarokoka ayo matsinda atatu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Reka mbifurize isabato nziza kandi dushima Imana iduhaye uyu mwanya udasanzwe wo kugera mu nzu yayo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nagira ngo rero buri muntu wese arebe uwo bicaranye amwifuriza isabato nziza. Imana ibaha umugisha. Nk'abantu bamenye Imana tukaba byaradufashije no kuba abaturage beza. Ngira ngo mwese murabizi yuko igihugu cyacu turi mu bihe bidasanzwe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Igihe nk'iki rero ni igihe abantu bifashishije ijambo ry'Imana ngo ribahumurize, ariko nanone bakifashisha ijambo ry'Imana kugira ngo ribateze intambwe, kugira ngo amakosa ndetse n'ubujiji n'ubugoryi n'ubupagani abari bariho icyo gihe baguyemo bikakururira igihugu amahano nk'aya bitazongera kuba. Bivuze ngo niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo hari ibintu byinshi bitubera akabarore kugira ngo tumenye uko dukwiye kwitwara. Imana rero ibaho umugisha kugira ngo ibahe kwihangana abantu bafite ababo, ndetse Imana ibahe n'umutima wo gutanga imbabazi, ariko nanone namwe abasigaye Imana ibahe no kugira amagambo meza yo kwandika, kugira amagambo ahumuriza ajya kuri status ya WhatsApp, kujya mu byanditswe byera ugahiga isomo ryahumuriza mugenzi wawe, kuko kenshi na kenshi abantu bakeneye ihumure hari n'igihe Satani akoresha abandi kugira ngo n'ihumure rya riri hari ryangirike. Imana rero ijye dufasha twebwe abayimenye, kuko dufite isomo riremereye rivuga ngo muhumurize abantu banjye. Imana rero ibafashe. Muri uyu mugoroba dufitanye icyigisho cyiza nifuje yuko twigana, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo urira ku rwego rw'agakiza. Urira ku rwego rw'iki? Rw'agakiza. Uru rwego rw'agakiza mu gitabo kindi cy'umwuka w'ubuhanuzi bakise urwego rw'amajyambere ya Gikristo. Mu magambo make, umuntu winjiye mu gakiza hari urwego Imana yashyize imbere ye rw'iterambere rya Gikristo agomba kurira.
iyo umuntu yinjiye mu by'agakiza ariko ntiyurire rwa rwego rw'iterambere rya gikristo, aba azisanga arimo gukora ibintu n'abapagani batinya gukora. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu gihe nk'iki ngiki twongeye kuza imbere yawe, kuko ari we dukomoraho gukomera, kuko ari we dukomoraho ihumure, ni we dukomoraho kwihangana no kubabarira, ni wowe dukomoraho kureka kureba iby'uyu munsi tugatumbira iby'ahazaza kuko ari byo byiza. Ni wowe dukuraho yuko ubw'isi igenda iba mbi ikatururira, ari wowe witeguye kutuzanira isi izaturyohera. Ngaho rero ubwo tugiye kubumbura ijambo ryawe, uduhe umugisha wo guhuriramo nawe wowe waryandikishije, kugira ngo inama n'impuguro no gucyaha ndetse n'umugisha bikomoka muri iri jambo buri mwana we wese waje gutangira isabato abashe kubitahana. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mu itangiriro igice cya 26 guturuka ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 17 tuhabwirwa amagambo akomeye y'uburyo Yakobo yari arimo guhunga, ndetse byari ibihe bimugoye, arangije araryama ararota. Kubera ko yari yaryamye ku ibuye, ijambo ry'Imana ritubwira ko yarose urwego rudasanzwe. Ikintu kidasanzwe cy'uru rwego, icya mbere, umutwe w'urwo rwego wageraga ku ijuru. Icya kabiri, abamarayika baruzamukiragaho kandi abamarayika barumanukiragaho. Icya gatatu, Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo. Ibi bintu bitatu biratwereka ko ntago rwari urwego rugize gute rusanzwe. Kandi nk'uko Yakobo yagize umugisha akabona uru rwego, nk'umuntu wari umunyamanyanga, umuntu wari warakoze ibyaha yikoreye ingaruka zabyo zisakuza mu matwi ye, niko natwe nta muntu ushobora kuzajya mu ijuru atazamukiye kuri uru rwego rw'agakiza. Uru rwego Yakobo amaze kururota, amaze kurubona, ihumure ryaje mu mutima we. Yatangiye urugendo rwo gusaba imbabazi Imana, ndetse asaba Imana ko izamwunga n'umuvandimwe we. Kubaho ntago yabonye ko kubaho bimusaba amanyanga menshi, ahubwo yabonye kubaho bimusaba kwiyegurira Imana. Yaje no kuvumbura ko nubwo yaraye ahantu yita habi, aho hantu habi yavumbuye ko ari ku marembo y'iki? Ku marembo y'ijuru. Icyo gihe Yakobo abibona byari ibintu bidasanzwe, ariko muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 50 kugeza ku murongo wa 51, Yesu yarabyeruye arimo kuganiriza umwigishwa umwe, kandi uwo mwigishwa yari yatangaye cyane yumva ibyo Yesu amubwira. Yesu aramubwira ati se utangajwe n'ako kantu gatoya nkubwiye? Uzabona ibirenze ibyo, ariko hari ikintu kidasanzwe muzabona mwebwe. Muzabona umwana w'umuntu, abamarayika b'Imana bamuzamukiraho bakagira gute? Bakamumanukiraho. Ubwo rero ijambo ry'Imana ritweretse ko rwa rwego Yakobo yakeshaga kubaho akarukesha ihumure, urwo rwego rwahindutse nde? Yesu Kristo. Iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo rero, Imana ishyira urundi rwego. Yesu ni urwego, ariko imbere y'umuntu Imana ihashyira urundi rwego. Ni urwego rw'iterambere rya gikristo, ku buryo buri ntambwe yose urwo rwego rusaba ugomba kuyitera. Nimureba neza muri Bibiliya zanyu, mu rwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero, tujyane muri Bibiliya. Aha rero niho tugiye kureba uru rwego, urwego rw'iterambere rya gikristo, ari narwo rwego rw'agakiza. Ni ikinyoma gikomeye kubeshya yuko ukijijwe nyamara ibirenge byawe bitari kuri uru rwego tugiye kureba. Urwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero. Petero yabayeho mu gihe abantu bajyaga babeshya ngo ni abantu b'Imana, ndetse abantu bageragezaga kwibombarika bakibyaza imbuto zijya gusa n'izamwuka. Ababimbuzi barabisobanuye mu ndirimbo basorejeho. Hari igihe wiha ingamba wajya gutungurwa ugatungurwa nuko wakoze ibyaha biruta ibyo wajya kugira gute ukora. Kubera iki? Ni ibintu wihingamo ngo wereke abantu, ariko nta muntu n'umwe uzereka Imana ibinyuranye n'iby'Imana yamumejejemo. Mu rwandiko rero rwa 2 rwanditswe na Petero, Petero yatanze inama mu gice cya mbere umurongo wa 5. Hano agiye kutubwira amagambo akomeye. Umurongo wa 5, ibyerekeye ingeso za gikristo. Ibyo
aba ari byo bituma mugira umwete wose. Intambwe ya mbere, kwizera. Kwizera mukongereho ingeso nziza. Ingeso nziza muzongereho kumenya. Kumenya mukongereho kwirinda. Kwirinda mukongereho kwihangana. Kwihangana mukongereho kubaha Imana. Kubaha Imana mukongereho gukunda bene data. Gukunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo nibiba muri mwebwe bikabagwiriramo, bikaba byinshi muri mwe, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo bintu byo hejuru, utagira ibyo, Bibiliya yavuze ngo iki? Abafite Bibiliya. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hehe? Ibiri hafi gusa. Mu magambo make, hari ubuhumyi dufite uyu munsi kubera ko twagiye tubabizera, ariko kwizera ntitwakugerekaho ingeso nziza. Tugize umugisha ingeso nziza tuzigezeho duparikaho. Ntitwagize kwirinda nabwo ababigerageje bagapfa kubigeraho, ntabwo bigeze batera intambwe zikurikira. Kubw'ibyo rero twabonye ko uru rwego rw'agakiza, Yakobo yabonye Imana irimo hagati, yabonye Imana iri hasi aho rutangirira, cyangwa Yakobo yeretswe Imana iri hejuru yarwo. Imana yari iri hehe? Hejuru yarwo. Mu magambo make, kubona Imana biragoye mu gihe umuntu adateye izi ntambwe. Mu gitabo n'amagambo atangaje cyane, igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya 52, Ibyakozwe n'Intumwa bitari ni igitabo cy'umwuka w'abahanuzi, Ibyakozwe n'Intumwa page 310, icyigisho cya 52, baranditse ngo aya magambo yuzuyemo guhugura kandi atanga urufunguzo rw'intsinzi. Intumwa Petero ashyira imbere y'abizera urwego rw'amajyambere ya Gikristo, aho buri ntambwe yarwo ihagarariye kujya mbere no kumenya Imana, kandi mu kuruzamuka akaba ari nta hantu ho guhagarara hahari. Nta ntambwe Imana yigeze igena muri izi ntambwe mbabwiye kuri uru rwego, ku buryo uzahagera ugaparika ukavuga uti ibi birahagije. Ubwo naretse inyama, nkaba ntanywa amazi adatetse, rwose iwanjye nkaba mfite ukuntu kwanjye mbikontorora ibintu byanjye, rwose nkaba narateye intambwe yo kwirinda, mparikiye aha birahagije, ubu nubwo napfa ubugingo buhora ndabufite. Oya, Petero yavuze ko izi ntambwe ari intambwe z'urwego rw'amajyambere ya Gikristo, kandi nta hantu na hamwe dufite ho guhagarara. Satani rero amaze kubona ko ibi bintu bihari, cyane cyane ko uru rwego Petero yaruvuze ku bana b'Imana kugira ngo bahangane n'ibibazo bigeze kuri bitatu bikomeye byari bihari. Muri icyo gihe cya Petero hari abahanuzi b'ibinyoma, bari barabaye benshi kandi bagendaga bakura abantu mu byo kwizera. Muri icyo gihe kandi Petero yagiraga inama abizera, hari abigisha b'ibinyoma. Petero yabagereranyije n'amasoko yakamye. Amasoko yakamye, ahantu hahoze isoko, n'uyu munsi wa none iyo ugiye iwanyu mu cyaro, ahantu hahoze isoko ubu hafitiye amatsiko. Urahajya ugasanga ibitare wahabonaga biracyahari, amabuye inzira wacagamo iracyahari, ariko utungurwa no kuhagera ugasanga nta soko ikigize gute igihari. Muri icyo gihe Petero yari abizi ko hari abantu bigeze kuba bigishwa bukuri, ariko barangije baravangirwa. Bamaze kuvangirwa bahinduka bigisha b'ibinyoma. Abantu bakomeza kubatekereza nk'amasoko, ariko barabaye amasoko yagize gute yakamye. Kandi Petero abo bigisha b'ibinyoma muri icyo gihe agira inama bizera, yabagereranyije n'ibihu bijyanwa n'inkubi y'umuyaga. Igihu ukabona kirakubye hano hejuru yacu, mu kanya wajya kubona ukabona umuyaga uragikubise kigiye ijari. Ijari umuyaga ukagikubita ukabona kirakubise kigarutse mu Kigali. Mu Kigali umuyaga ukagikubita wajya kumva ukumva ngo imvura cyayigushije mu Bugesera. Hari abantu bameze gutyo batajya bagira ishyikizo mu bintu by'Imana. Ugasanga uyu munsi ari ku rusengero arashyushye, ejo yagiye mu nyigisho z'ibinyoma.
Petero amaze kubona ibi bintu, cyane ko ababigisha b'ibinyoma abizera babakundaga bakatwarwa n'amarangamutima yabo, Petero yavumbuye ko nta muntu n'umwe ugomba kuririra undi kuri uru rwego rw'iterambere ry'agakiza. Buri muntu wese agomba kwiterera iye ntambwe. Abantu ba gatatu mu gihe cya Petero bari bahari, bari bagoranye cyane, ni abantu bitwa abakobanyi. Iri ni itsinda rya gatatu ryari ririho ririmo gusubiza abantu inyuma. Aba bakobanyi Petero yavuze ko bakurikizaga irari ryabo, barangiza bakigiza ibihe biri hafi bakabyigiza kure n'iby'Imana yavuze, bagasa naho bagaragaza ko nta gaciro bifite. Abakobanyi rero muri Petero agaragaza yuko bavugaga ngo isezerano ryo kuza kwa Yesu rigize gute, ririhe, ko ibihe bihora uko byagize gute. Reka ngire ikintu mbabwira, tugiye guhura n'aya matsinda atatu, tugiye guhura n'abahanuzi b'ibinyoma, duhure n'abantu bakamye mu kuri basigaye bameze nk'ibihu bijyanwa n'umuyaga, tugiye gukubitana n'abantu b'abakobanyi. Ajya kubwira ati musoni, shyira muri logique, ibi bintu by'Imana ubona atari ibipindi abazungu bahimbye ngo badukamemo amafaranga. Aya matsinda atatu rero, nta mwizera, waba waravukiye mu itorero waba utararivukiyemo, waba umazemo imyaka myinshi cyangwa ubatijwe vuba, umuntu utazitoza kwiyuririra uru rwego rw'agakiza ntazarokoka ayo matsinda atatu. Rero Satani amaze kubona yuko izi ntambwe zigomba guterwa ku rwego rw'agakiza zerekana umukristo urimo kujya mbere, atera imbere, Satani yateguye uburyo buri ntambwe yose agomba kuyirwanya. Hari amagambo akomeye muri kiriya gitabo nababwiye cy'ibyakozwe n'umwa cyanditswe na Ellen White. Hari amagambo avuga ngo hariho bamwe bagerageza kuzamuka urwego rw'iterambere rya gikristo, ariko bakomeza kujya mbere bagatangira kwiringira imbaraga z'umuntu, maze mu kanya gato bakareka guhanga amaso kuri Yesu we nkomoko n'iherezo ryo kwizera kwabo. Ikintu gikomeye kizatuma abantu bari batangiye kuzamuka kuri uru rwego bacika intege bagasubirayo, icya mbere ni ubwiyemezi. Abantu batangira kuri uru rwego bareba Yesu mu maso, ariko uko bagenda bagira ko babasha, umuntu agahinduka umwizera, agatangira kugira ingeso nziza, bakamwita umunyabwuzu, bakamwita umuntu w'Imana. Utwo tuntu uko atera intambwe, hari igihe akura amaso kuri Yesu akayihangaho. Iyo yihanzeho rero birangira uyu muntu ahuye n'akaga. Intambwe ya mbere twabonye ari iyihe? Kwizera. Twabonye ko kwizera ariyo ntambwe ya mbere. Iyi ntambwe ya mbere yitwa kwizera rero, Satani kugira ngo ayirwanye abantu bazasigare baragwingiye mu by'umwuka, Satani azakoresha iki? Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 10, Bibiliya igaragaza ko gukunda impiya byagiye bituma abantu benshi bava mu byo kwizera bakihandisha imibabaro. Mu magambo make, Satani arabizi neza ko umuntu uzakunda impiya, Satani akagukundisha ikintu cyitwa amafaranga, akagukundisha ubutunzi. Igihe kizagera ukunda ubutunzi, urukundo wakundaga Imana ruzacika, urukundo wakundaga inzu yarwo ruzacika, urukundo wakundaga urugo rwawe ruzacika. Umuntu agera ubwo gukunda amafaranga bimukamuyemo kwizera. N'uyu munsi wa none hari umuntu muganira akakubwira ati niba ushaka gutunga amafaranga, ibintu by'ubudive bicomore mu bintu bikugize. Ubu hari abantu benshi muri aha ngaha murimo kurwana n'imirimo yanyu ya buri munsi, barimo kubabwira ko nimugabanya ibintu byo kwizera mu kazi aribwo muzabona ubushobozi n'ubutunzi. Mu magambo make, Satani arabizi ko biciye mu gukunda impiya ashobora kugukamuramo kuba umwizera kugeza igihe uzasigara utabyishimiye. Ubu rero dufite abantu no kuba bizera byananiye. Icyo ni icya mbere. Intambwe ya kabiri Bibiliya yatubwiye ingeso nziza. Ni ukuvuga ngo umuntu uzamutse ikirenge kimwe akagishyira ku kwizera, Imana ihita imuha imbaraga z'uko ikirenge gisigaye akizamura hejuru yaho gihita kijya ku ngeso nziza. Nubona umuntu akubeshya ko ari umwizera ariko ntagire ingeso nziza, uzabimenye ko yaheze ku mutambiko w'urwego ubanza. Satani amaze kuvumbura yuko ingeso nziza zikenewe, kuko kwizera k'umunwa gusa kutazadufasha.
kuko ubwami bw'Imana si ubw'amagambo ahubwo n'ubw'iki, n'ubw'ibikorwa. Satani yavumbuye yuko igihe cyose kwizera kuzahura n'imirimo myiza, kugahura n'ingeso nziza, uwo muntu azaba adanangiye ku buryo abadayimoni batamugusha. Ni igiki Satani yateguye rero? Urwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 15 umurongo wa 33, Bibiliya iravuga ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababikonona ingeso nziza. Kugira ngo ingeso nziza tutazigira, Satani yateguye uburyo mu nshuti zacu, muri ba bantu duhamagara mu minsi mikuru yacu, nidutegura ubukwe ba bantu bazatuba hafi, nitugira ibyago, niturwaza abagabo cyangwa abagore, niturwaza abana mu gihe cy'ubukene, mu bantu Satani akwegerezamo n'inshuti mbi, kuko Satani arabizi neza ko kwifatanya n'umuntu mubi konona ingeso nziza. Ubu rero niyo mpamvu muzabona nta ngeso nziza zikitugaragaraho. Satani buri muntu wese wicaye aha afite umuntu yamuhaye ugomba gukamura ibyitwa ingeso nziza. Intambwe yindi ikurikira Bibiliya yatubwiye ni intambwe yo kumenya. Satani arabizi ko umuntu wateye intambwe yo kwizera akagira ingeso nziza, yarangiza agashishikarira kumenya ibyo umwami wacu ashaka, agacukumbura mu byanditswe byera, akaboneka mu materaniro kugira ngo yigishwe urukundo rw'Imana, kurutandukanya n'urukundo rw'amarangamutima. Satani yafashe abantu arababwira ati rero kumenya, kugira kwizera ukanagira n'ingeso nziza, nta bumenyi bundi bukenewe. Nyamara ubu uyu munsi dufite abizera yanga gutanga icya 10 hano, akagenda akajya mu mujyi yakubitana n'umuntu. Reka mbaho urugero. Ejo nahuye n'umuntu, nari ndi kuri niyo, mpura n'umuntu yambaye isarubeti, arambwira ati papa we komera. Yego, wahagarara nkakubwira. Umutima urabanza urambwira ngo wabona ari umutubuzi, undi mutima uti hoya banza umwumve uca urubanza nyuma. Ndamwegera, arangije ntabwo ubwo nahise mwegera ariko kuko narabanje negera hirya, umutima urandya ngarukana moto. Mu kugarukana moto amaze kumbeshya, kuko yambeshye ngo iki, yarambwiye ngo ni umukarani, umugore we yabyaye muri CHK. Ishyirahamwe ry'abakarani ryamuhaye amafaranga ayishyura ibitaro, ariko noneho arimo arabura amafaranga yo kugira ngo adeplase umugore amujyane mu rugo, yambaye n'igisarubeti. Numva n'ubweskoro, ndagenda ngeze hirya, umutima urandya, ntega moto ya 400 ndagaruka, musanga ku marembo ya CHK. Ndavuga ni nyamara wa muntu n'umunyakuri, none se aho yabimbwiriye ntabwo ariho ngize gute musanze. Mvuye kuri moto rero ndamubwiye ni nari ngarutse, ndashaka kunyereka umugore wawe, ndashaka kugufasha. Arangije arambwira ngo none se ngufitemo amayinite? Ndamubwira ni njyewe nta muntu mpereza telefone yanjye sinjya nyitanga. Amayinite urahamagara iki? Umugore wawe wabyaye aho aryamye ntuhazi, tugende ngufashe. Ngo hoya, ngo hari undi muntu nanone nari nkeneye ngo wamfasha muri ibyo bibazo, ngo byo kugira ngo nawe umfashe. None se kugira ngo ngufashe birasaba undi? Atumva wa mugabo we abaransize, yegereye imbere ahuye n'undi mudamu, nta mayinite ufite? Umudamu ati hoya. Yegera undi, umumotari warunzanye arambwira ati wa mugabo ubu nta kintu urimo kubonamo? Nawe si ikintu kirimo ni iki? Mpita mpahurira n'undi mugabo nawe ngo watuburiwe n'umuntu amubwira ko ari umukarani. Ubwo umugabo twagiye kuganira n'uwo nguwo, niba nawe bakorana sinabimenye. Twagiye kuganira dukebutse tubona arimo ararenga mu mamodoka, ndamukurikira ndamubura. Ariko nagira ngo mbabaze, amarangamutima yanjye yari yayakozeho ntiyari yayakozeho? Ubu rero dufite abantu bafite kwizera, bashaka no kugira ingeso nziza ariko zitagira kumenya, kugeza ubwo umuntu nk'uwo nguwo mukubitana akakweskoroka. Icya 10 ntugitange ku rusengero, ukakimusigira uwo mutubuzi, ukaza urimo kuvuga uti nabyo ni umurimo w'iki? Ni umurimo w'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo dukeneye kugira kumenya. Dukwiye kumenya Imana dusenga, tukamenya igihe turimo, dukeneye kumenya iki ijambo ry'Imana rivuga ku buryo tugomba kwitwara, tukamenya gukorana n'Imana, ndetse na kwa kwizera tukakugiraho ubumenyi, na za ngeso nziza tukazigiraho iki?
ubumenyi. Hari umudamu wajya gusabiriza hano ku muryango ku isabato akavuga abantu b'Imana, abantu b'Imana. Nza kumucaho, hari akantu k'akabari kabaga hano hepfo, nsanga arimo aravuga ngo bamurinde pirimusi zibyimbisha inda. Yari arimo kwaka mitsingi, ariko ku isabato yabaga ari hano ku muryango, bantu b'Imana, korera Imana. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu bose bamuhaga babaga barimo gukorera iki? Gukorera Imana. Mu mafaranga umuntu araza kuguramo byeri. Kumenya kurakenewe. Satani azafata abantu bafatire mu marangamutima no kwizera ko mu kirere bajye bakorera Satani ariko bazi ko bakorera Imana, kugira ngo rero kumenya kutabaho. Paulo yavuze neza ibintu bikomeye mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 26. Satani yateganyije ko abantu bazaza bakora ibyaha nkana. Iyo umuntu akoze ibyaha nkana hari ikintu gikomeye kiba. Tujyane Abaheburayo igice cya 10. Minota yacu ni mike ariko turarwana nayo. Igice cya 10 umurongo wa 26. Niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hasigaye igitambo cy'ibyaha. Satani namara kubona twamenye ukuri, amaze kubona twamenye isabato, tumaze kumenya ubuhanuzi tuzi uko buzashorerana, Satani akabona tumaze kumenya ibintu byinshi n'abandi bo mu yandi madini batazi, azatangira kuzaza dukoresha ibyaha nkana. Kuko Satani arabizi ko umuntu ufite ubumenyi bw'iby'Imana ariko agakora ibyaha nkana, nta kindi gitambo aba asigaje uretse gucirwaho iki? Iteka. None nagira ngo nkwibarize, ubumenyi ufite haraburaho iki? Ubona haburaho iki kugira ngo ureke gukora ibyaha nkana? Satani arashaka ko tuzamanuka tukerekera ikuzimu, ariko dufite imizingo yagombaga kutuzamura mu bugingo buhoraho. Ubu abantu bagiye kurimbuka, atari uko babuze ibihamya mu mutwe, atari uko badatunze ibitabo, atari uko batavukiye mu miryango isenga. Guturuka muri abana abenshi, uretse twe tutavukiye mu miryango ya Gikristo, mwavutse babigisha gutandukanya icyiza n'ikibi. Ubumenyi mudafite ni ubuhe? Ariko Satani arashaka ko bwa bumenyi mubwongeraho gukora ibyaha nkana. Intambwe ikurikiye ni ukwirinda. Satani arabizi ko ubuzima butagira kwirinda nta kintu bushobora kugeraho. Ariko Bibiliya muri Yakobo hari ikintu gikomeye Satani yateguye cyo kugira ngo agushe abantu mu mutego ukomeye. Tujyane abasomyi ba Bibiliya, tujyane muri Yakobo. Turareba Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27. Yakobo 1 umurongo wa 27 haranditswe ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese niri ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'ibyiki n'ibyisi. Satani arabizi, azareka abantu kwirinda rwose. Umuntu areka inyama biroroshye, ureka amazi adatetse biroroshye, ujya ugeraho uvuga uti ndashaka ko ngomba kuba nsa gutya, ariko kwanduzwa n'ibyisi. Mu bukwe bwawe usanga itorero ryabuze. Ubu dufite amatsinda abiri dukeneye kuvangura. Dufite abantu bahagarariye itorero mu isi. Dufite abantu bahagarariye itorero mu isi ku buryo agenda ugasanga ahantu ari barimo baramwita mudive, ariko wanareba waganira nabo bakakubwira bati mu bantu bazima mugira musengana. Uyu muntu twamutangira ubuhamya pe, ijuru riramutse kurijyamo basinyisha urupapuro, uyu twamusinyira. Uwahagarariye Imana n'itorero hehe mu isi. Ariko dufite n'abandi bantu bahagarariye isi mu itorero, ku buryo aza yambaye ugahita umenya hanze mu isi bigize gute ibigezweho. Akaza yacometse inzara n'amaherena, inzara ingohi yacometse, ibintu yisize n'ibintu yambaye, ku buryo tuvuga uti biriya bintu ni ibiki, bagatakubwira ati ariko wagira ngo ntuba mu isi y'iki gihe wowe ubaye biriya bintu bigezweho. Ubu rero ni ikibazo nagira ngo mbaze, urimo urabona muri no minsi uhagarariye Imana n'itorero mu isi cyangwa se uhagarariye isi mu itorero? Nshuti zanjye, kwirinda ni ikintu gikomeye, ariko Bibiliya yongeyeho
ku yindi ntambwe. Umuntu wamaze kugera ku rwego rwo kwirinda agomba no kugera ku kwihangana. Ubu ndagira ngo mbabwire, mwari muzi ko hari abantu bagize amahirwe binjira mu bintu byo kwirinda, barangije batandukana n'abagore babo ngo umugore we ngo ntakizwa. Umuntu akicara ati ngewe sinshaka inyama iwanjye. Umugore akavuga ati umva rero nawe byagutwaye imyaka, waraziriye ibikeri warabiriye n'ibiki byose, ndekera abana tubajyane gake gake widutwara shishi itabona. Umugabo yarangiza ati mwebwe Satani abakoreramo. Igihe kikazagera akavuga ati rero biragaragara yuko njyana iburyo umugore wanjye ajyana he ibumoso. Hari abantu benshi, niki kizakubwira ko ufite temperance nziza? Nuko izakwigisha kwihanganira abantu. Imbuto ikurikira kwirinda Imana itanga. Iyo umaze gutera intambwe yo kwirinda, niki kizakubwira ko Imana yiguhaye? Ntago utangira guciraho iteka bataragera ku rwego ugezeho. Imana iguha imbaraga zo kwihanganira abantu kugeza igihe bazagera ku rwego nk'urwugize gute, nk'urwugezeho. Kwihangana ni ikintu gikomeye. Imana ikurikiza intambwe yo kwirinda. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 12, Pawulo ati nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho naba ndi hose, nuko naba ndi kose, nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga, cyangwa ari ukugira gute, ari ugukena. Muri iyi ntambwe yo kwihangana, Imana iha umuntu ububasha buzatuma nta kintu kimuhindura. Ugira amafaranga, ukazamuka mu cyubahiro. Wowe wajya gutwara akantuza k'ubunyobwa, ujya kubona ukabona urimo ufite amamodoka arimo kujya kuzana ibintu muri Kenya. Ariko kubera ko Imana ariyo yaguteje intambwe, Imana ikaba yaraguteje intambwe yo kwihangana, ikwigisha kwihangana mu mafaranga ku buryo ubukire butakurangiza. Ariko nanone iyo Mana iguha n'ubudahangarwa ku bukene, ku buryo kuba ibyo ufite biramutse bivuyeho nta kintu cyatuma uhinduka ngo ugire amaganya n'umushiha n'umunabi wifuriza abantu guhura n'ibyo wahuye nabyo. Pawulo arangije atumva rero muri uru rugendo rwo kwihangana, Imana yampaye ububasha, nigishijwe uburyo bwose bwo kwihanganira iki byose. Uyu munsi wa none iyi mbuto yo kwihangana niyo yabuze mu Banyarwanda, havuka amahano nk'ariya yose. Iyi mbuto kandi niyo yasenye ingo. Kwihanganira umugabo, kwihanganira umugore. N'ubu dufite abantu benshi bacitse abagabo babo baragenda, ugasanga umuntu ataye urugo ngo umugabo we ni umupagani, ngo ntago ngewe ngo nararana n'umuntu, ngo namaze kumenya umwami Yesu ntago nararana n'umuntu nuka byeri mu kanwa, ngewe namenye Imana. Hoya, ntabwo umucyo n'umwijima byagira gute. Ariko mu gihe cya Pawulo iki kibazo cyaravutse. Pawulo arababwira ati wa mugore we, ugiye gucika umugabo wawe, ubwirwa n'iki ko Imana itapanze yuko azamenya ubutumwa bwiza biciye kuri wowe? Mugabanye ibikabyo mu kwizera. Umuntu yagira umugabo, abantu babona hari ibintu bidakunda, ukumva umudamu agiye kumusura, ari ngewe natura urugo, ubusuru urimo, abantu bagira ngo iki. Umuntu ugiye gushaka, rimwe mu magambo nyina mubwira ni ijambo rivuga ngo ntuzarwanire bagira ngo iki. Iyo utangiye kurwana intambara za baragira ngo iki, barabireba gute? Urugo ruba rwakunaniye. Kwihangana ni imbuto ya Mwuka Wera. Kwihangana nicyo kintu kizatandukanya abadivanisi mu gihe cy'akarengane, kizatandukanya abadivanisi n'abatarigeze bababo. Aho niho kwihangana kw'abera kugize gute? Kuri bitondera amategeko y'Imana, bakagira guhamya kwizera nk'ukwande nk'ukwa Yesu. Niba kwihangana bitunaniye, ni ikimenyetso cy'uko kuri rwa rwego twaraparitse. Iterambere ryacu turimo turagwingira. Kwihanganira umuntu muririmbana byakunaniye, kwihanganira umuntu mubana mu nama y'itorero byakunaniye, kwihanganira umuturanyi muturanye ibipangu byanyu ari amazi yonyine abahuza, nta kindi kibahuza, byabananiye, uzihangana ute mu kaga? Nyuma y'iki ngiki Bibiliya ibivuga neza yuko nyuma yo kwihangana umuntu agomba gutera intambwe yo kubaha Imana. Aburahamu ageze muri Egiputa, abona ibintu birakomeye,
arangije yihakana Imana. Baramaza bati se Aburahamu, ko wihakanye umuntu ukavuga ko ari mushiki wawe kandi ari umugore wawe, ukaba wadutuburiye, wabitewe n'iki? Arangije atumva rero wa mugabo mbabarire, nitegereje ahantu mbona nta kubaha Imana kugize gute. Abashaka kubisoma muze kubireba mu Itangiriro 20 umurongo wa 10 n'uwa 11. Ngo Aburahamu yarahageze arahitegereza aravuga ati ahantu nta muntu nzi, n'Imana nsenga ahantu ntabwo igize gute, ntabwo izwi. Ahita asenya urugo, atangira kuvuga ko nta mugore agira. Wowe ntibijya bishoboka ko hari ahantu ugera ugakubita amaso mu nguni ugahita uvumbura ko nta muntu ukuzi, nta budive buri ahahinguka, ukaba wakora ibyo utagombaga gukora? Kubaha Imana, wambaza uti kwizera no kubaha Imana bitandukaniraye? Umuntu ashobora kugira kwizera ariko kubaha Imana kukazamugaragaraho bimaze igihe kirekire, kuko kubaha Imana ni intambwe umuntu atera igenda yerekana uwo batindana mu buzima. Umuntu mutindana birangira musa. Iyo utindanye n'Imana rero ibimenyetso byo kubaha Imana bigira gute? Bikugaragaraho. Kandi Bibiliya iratangaje cyane. Murebe isomo riri mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorino. Urwandiko rwa 2 rw'Abakorino igice cya 7 nahasomye amagambo. Urwandiko rwa 2 rw'Abakorino igice cya 7 umurongo wa 1. Nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Satani arabizi yuko kubaha Imana kutazatugaragaraho. Mu gitabo cy'Umugenzi baravuze ngo umugabo witwa Magambo, kubaha Imana ni kuri muri we, nk'uko batanze urugero. Barangije baravuga ngo nk'uko mu murenda w'igihe hatajya habamo uburyohe, ni nako kubaha Imana kutari muri Magambo. Icyo nshaka kuvuga aha ni iki rero, niba mubireba, kugira ngo umuntu wamaze kubaha Imana, hari ibintu bibiri bigaragara yuko umuntu yubaha Imana pe. Icya mbere, yiyezaho imyanda yose y'umubiri n'imyanda y'umutima. Buriya nubona mu rugo rwawe mu cyumba cyawe wa mugore we ukabona hajemo umwanda, ntabwo umwanda ubangamira umugabo gusa, n'Imana iba yabangamiwe. Nubona mu kazi kawe uri umunyamwanda, mu buzima busanzwe ukabona umwanda ni ubanguka aho hafi. Hari amagambo nasomye mu gitabo cy'Umwuka w'Abahanuzi, ndumva ari nkarengera ubuzima, aho bavuze ngo kwirengagiza imfuruka z'inzu byereka Imana yuko umuntu afite ubushake bwo kwirengagiza n'imfuruka z'iki z'umutima. Ayo magambo nta muntu wayasomye, nirengera ubuzima. Inama zigirwa itorero bagaragazaga ko iyo ugize umwanda mu nguni y'inzu, buriya n'umutima nawo haba hari indi myanda yahageze. Hano muri iki gitabo batubwiye ngo iki rero, kubaha Imana gufasha umuntu kutaba umunyamwanda inyuma no mu mutima. Bivuze ngo iki rero, niyo mpamvu uyu munsi wa none uzasanga umuntu arasa neza, twambaye amakositimu, ariko umuntu navuga ijambo wibaze. Hari umuntu umwe wigeze kumbwira, arambwira ati njyewe hari umuntu wambwiye amagambo mabi, ariko mpora nyumva mu matwi yanjye iryo jambo hashize imyaka irenga 20. Impamvu ni iyi, umuntu arasa neza, ni umusirimu, ariko mu bitekerezo afitemo umwanda. Umwanda wageze ku rurimi, umwanda wageze aha. Icyo nashaka kubabwira ngiki, nyuma y'iyi ntambwe hari intambwe yo gukunda bene data. Buriya najya mbabwire, kuba uzi ibitabo byinshi, kuba ugira ingeso nziza, ukaba watanga kuko abandi batanze, ukaba uzi ibyo wizera n'amahame y'itorero, ukaba uri umuntu ufite ibintu utarya iwawe, ukaba ufite abantu wagiye wihanganira ugaragaza ko wubaha Imana, ariko ntukunde bene data, uba ufite ikibazo gikomeye. Ntabwo twakagombye gukunda bene data biciye muri kakawete, oya. Dukwiye gukunda bene data tukabarwanira ishyaka, kuko ibi bintu Pawulo abivuga ni ukubera iki? Mu gihe cy'ikinyejana cya mbere, iyo umuntu yazaga mu bakristo, bene wabo baramuvumaga, kandi ngo kwinjira mu bukristo byabaga bigabanyije amasoko y'imigisha azafungurirwa mu mirimo ya buri munsi. Kubw'ibyo rero Pawulo atangira kubagira inama ati, nubona ubonye akantu jya ugafasha kuri mwene so, kuko nta handi hantu abazajya. Nubona ntacyo umumariye, uzamenye ko na bene wabo ntacyo bazagira gute, bazamumarira.
uyu munsi wa none dufite abantu baza baturarika mu bukwe bwabo, ukamubaza uti se bene wanyu, akagutondekera urutonde, kanaka ni mwene wacu ukomeye, agatondeka abaminisitiri abaki, yarangiza akavuga ati ariko ubukwe ni ubwanyu, ababyeyi banjye n'itorero. Ukamaze uti se nabo bazaba bahari? Bazaba bahari, ariko barambwiye ngo ubwo nabanze bazaza barebe iki dini rizamarira. Kiba ari ikibazo, ntikiba ari ikibazo. Warangiza ugasanga uwo muntu akoze ubukwe ntumutwerereye, ubukwe bwe ntububonetsemo, utabizi ko ari nyina wabo wavuze ko atazapfa bukandagiyemo kubera ko yabaye umudivaniste. Dukwiye gukunda bene data bikaba ibintu biturimo, ariko Satani yatwumvishije ko kugira ngo akazi kawe kagende neza, hari n'igihe uba uvuga nabi mu kazi, wirirwa utuka abakozi ku babyeyi babo, ugatuvuga uti rero ibi bintu nikururiyeho umuntu mu ishuri ryo ku isabato nazitangira inyunganizi ntayumve, ukazaza wihamagarira abantu bo mu yandi madini uzaza utuka ku babyeyi bakakwakira. Nimwitoze gukorana na bene so, uzatana akubwiza ukuri. Imana nubisengera izaguha umuntu mwene so wishimira iterambere ryawe. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Nimureba neza, Bibiliya yatanze intambwe ya nyuma yitwa urukundo. Gukunda bene data mubyongereho urukundo. Urukundo noneho kuki ariyo ntambwe ya nyuma? Ni uko umuntu wamaze kugira urukundo rutarobanura, wamaze kurenga noneho na bya bindi byo kuvuga ngo ngiye kumufasha kuko ari umudive mwene wacu, uyu muntu ngiye kumufasha kuko tuvuka ahantu hamwe. Reka ngire ikintu babwira, n'ubundi byo n'abapagani barabigiraga. Na kera umunyanduga yafashaga umunyanduga mwene wabo, umukiga agafasha umukiga mwene wabo, ni nabyo byajyanye igihugu bikigeza kuri jenoside. Twebwe ntago duhamagarirwa kugira urukundo rwo gufasha umuntu kuko dusengana gusa, ntago dukwiye gufasha umuntu kuko avuka ku musozi w'iwacu cyangwa dusangiye ibyo mwita amazuru y'amoko. Ukwiye gufasha umuntu nk'urimo kuguriza Imana kandi zakwishyura imbere. Ubu nagira ngo mbabwire, muri iyi myaka guturuka mu myaka 45 50, umuntu atangira gutambukira ku biraro yubatse, yubakira abandi biraro. Mu magambo make, mu myaka 60 uzajya gufata umwana umwohereze ku ishuri ubura yo kwishyura, ariko usange mu myaka yawe 35 hari umwana ku rusengero warihiye ku rusengero, hari umwana warihiye muri famiye, hari umwana wakuye mu muhanda. Ujye gusanga usange mu myaka 60 mu gihe woroheje, usanga uwo mwana mu myaka ye nibwo akomeye. Narangiza kwambutse iteme igisebo cyawe kiveho. Ingorane mfite rero, abantu barimo bararenga imyaka 45 nta kiraro yubakiye abantu baciyeho ngo nabo bazamwubakira ikindi. Abantu bagomba kugira urukundo. Bibiliya ibivuga neza. Murebe mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, kubera iki Imana igaragaza ko intambwe ya nyuma umuntu w'Imana agomba gutera ari intambwe y'urukundo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 ndasoma umurongo wa 17. Haranditswe ngo, ariko se ufite ibintu byo mu isi akareba ko mwene se akennye akamukingira imbabazi ze, urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Satani amaze kuvumbura ko uko urushaho kugirira abantu neza, uko urushaho gufasha abantu utarobanuye, niko rwa rukundo rw'Imana ruri muri wowe rugira gute? Rushora imizi. Kubw'ibyo rero ubu uzasoroma imbuto zituruka kuri rwa rukundo rwashoye imizi. Satani rero azafata abantu abaha amarangamutima meza. Ujye ubwira umuntu ikibazo ubona aracyumvise, ubona ararize, umubwira ibibazo byawe ubona yikoreye amaboko, arakubwira ati pfukama dusenge. Utegereze ko afungura ikofi uhebe. Uzabwira umuntu ikibazo aho kugira ngo agikemure, ujye kumva wumve yakizanye mu ishuri ryo ku isabato, kandi wamubwiye uti ni wowe nk'umuntu w'Imana nsanze, niba utagishoboye ukireke, Imana izatabarira ahandi, singiye kuvuna ubwoko bw'Imana. Ariko hano haratangaje, umuntu naba afite ibintu byo mu isi byose akareba ko mwene se akennye, abibona akamukingira imbabazi ze, urukundo rw'Imana ntirushobora kuzaguma muri we, ruzagenda rugabanuka. Bantu b'Imana, ndagira ngo twihute
twirebere mu gitabo ibyakozwe n'intumwa paje 312. Haranditswe muri icyo gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi ngo nta buryo bushoboka bwo gutsindwa buri imbere y'umuntu utera intambwe mu kwizera akazamuka ingazi ku ngazi yerekeza ku ngazi ya nyuma y'urwego rugera ku marembo y'ijuru. Amen. Tubonye ko umutambiko, ingazi ya nyuma igera ku marembo y'ijuru dusorejeho, tubonye ari iyi, ni urukundo. Aha hantu rero niho Satani agiye kuzirikira. Ugiye kugirira abantu neza bajye bakwitura inabi, ugire neza Satani akongorere ko wapfushije ubusa. Abantu bakugiriye neza ubatondeke ku rutonde ngo ubwo batarakugeraho urukundo rwarakonje, kandi nabo bafite ibyo barwana nabyo. Nuramuka ubuze urukundo rero idini rizakubihira, kuko uzashakamo abantu urukundo kandi nawe ntarwugira. Ariko aba bantu numva gusengera hano ngewe nzanabireka, ubu ndware mburunsura, wowe wasuye bangaye? Niko umuntu agira ikibazo niba muteranyirize, wateranyirije bangaye? Ni bangaye watabarije? Bantu b'Imana, muri uyu mugoroba hari amagambo yantangaje cyane mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, volume ya mbere page 147. Volume ya mbere page 147 haranditswe ngo uwo ari we wese usanga Yesu abakandagije ibirenge ku rwego ruva ku isi rugana mu ijuru. Amen. Iyo umuntu asanze Yesu, ikirenge cye aba amaze kugikoza ku rwego rujya he? Rujya mu ijuru. Mu magambo make, kwizera Yesu uba ukojeje ikirenge cyawe kuri runo rwego. Mu ntege amatwi rero, Kristo arebana imbabazi abantu bose burira bibagoye. Amen. Umuntu wese urimo kurira uru rwego rw'iterambere rya Kristo bimugoye, kwizera bikabanza bikamugora ariko akabigerageza. Kugira ingeso nziza nubwo abantu baguhemukiye muri jenoside, abantu bakakwicira bakakugirira nabi, ntago kumera nk'abari byo bizatuma ubumvisha. Ahubwo mu gihe cya Bibiliya, iyo umwanzi wawe yasonzaga ukamugaburira, Bibiliya iravuga ngo wabaga umushyize amakara ku mutwe. Amakara ku mutwe ni iki? Ni ukumuha gutekereza yuko ibyo yakoze atagombaga kugira gute? Kubikora. Iki kintu kiratangaje. Abantu burira bibagoye, bakarwana no kwirinda, akavuga ati Mana ndashaka gucika kuri izi nzoga zananiye, dore ndi umuririmbyi, maze igihe mu itorero ndimo niryemera ibisindisha, ariko ndimo ndabinywa nkisha nkajya no mu materaniro. Umfasha nurira uru rwego rwo kwirinda ubindekeje. Aba bantu ngo Kristo arabazi kandi abari hafi yabo kugira ngo abahereze ubufasha. Amen. Ubufasha mvajuru. Igihe amaboko asukuma n'amavi atenebutse, icyo gihe Kristo nawe abagize gute? Abahari. Ku muntu wese ushaka kurira uru rwego, mu gihe amaboko yatitira n'amavi yarimo guhungabana, ariko arimo kuvuga ati icy'ingenzi nuko ntera intambwe, nubwo byaba bingoye mfasha ntera iyi ntambwe, nzamura maze ngere aho wagize gute? Aho wangeneye, ku rugero rugize gute? Rusumbyeho. Mana mfasha ngo ndusheho. Ngo Kristo abari aho arimo kuvuga ngo kuraje mwana wanjye, nta kintu na kimwe uzavaho uzareka kikoroheye. Izi ntambwe nudasaba Imana ngo izigutereshe, uzaba umukristo wagwingiye. Mu gihe bicaga abana mu gihe cya Yesu, Herode yaravuze ati mwica abana baraye bavutse kugeza ku b'imyaka 2. Ariko ngo hari n'ababyeyi babaga bafite abana b'imyaka 4, 5, ariko umwana yaragwingiye, ubona agatwe kangana n'akuruhinja, n'ubundi akikora iby'impinja. Bararokotse ntibarokotse? Bagiye mu bandi nabo barapfa. Kugwingira kwawe kuzakugusha mu gihombo. Muri iki gitabo haranditswe ngo yego ibyo bintu ni mubivuge mu magambo azaturisha imitima, kugira ngo hatazabaho umuntu ugerageza kuzamuka urwego akananirwa kwinjira mu bwami bw'Imana bw'umwami wacu Yesu Kristo. Mubwirize, muririmbe, mukore ibishoboka byose ku buryo umuntu wagize umugisha akageza amaguru ku rwego rw'iterambere rya Kristo. Murwane no kugira ngo hatazagira ugeramo hagati bikamunanira. Ariko urimo uratera intambwe ebyiri wageramo hagati, Kigali kanga, urushako rukanga, ibibazo bikavuka, uburwayi bukaza,
umuntu akamanuka ku rwego akagenda akajya mu miti y'abapfumu, ubuzima bwakwanga akagaruka, ukabona arimo araza agenda gake gake arandaga, itorero rikongera rikamwigisha, akongera agasubiza ikirenge ku rwego rw'iterambere rya gikristo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ntunanirwe, ntucike intege. Mu ijuru hari icyo Imana irimo guteganya. Isomo ryacu risoza Zaburi 37, Zaburi 37, Zaburi 37, hari ubutumwa nifuza kuguha. Zaburi 37, ndasoma umurongo wa 23, umurongo wa 23. Abasomye Bibiliya turebe. Iyo intambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka, akishimira inzira ye, naho yagwa ntazarambarara, kuko Uwiteka muramije ukuboko kwe. Amen. Intambwe z'umuntu iyo zikomejwe n'Imana, ikirenge ujya kugikuraho, mugira ibibazo, amafaranga arabura, umuntu akaguhemukira mu kazi, ukavuga uti ikirenge ngikure kukwizera, mwereke ko nanjye naba umupagani. Ikirenge wajya kugikuraho ngo umwiyereke, ijuru rikavuga ngo gumisha ikirenge aho kiri, kuko kwigira umupagani ntacyo bizakemura ku bibazo byawe. Hano hicaye abantu benshi bagiye bamanuka ku rwego kugira ngo bahangane n'ibibazo, bagiye bamanuka ku rwego aravuga ati ngewe gukunda abantu mbivuyemo, nta n'umuntu nzongera gukunda nkurikije ibyo mwankoreye. Wamanutse ku rwego, saba Imana yongere igusubize ku rwego. Hari abantu bagiye babasha kuba mu bantu b'Imana, bajyaga birinda ku buryo bicaraga ahantu ku meza bakamenya ibyo barya n'ibyo batarya, ibyo banywa n'ibyo batanywa, aho bajya n'aho batajya. Ubu ngubu rero ikintu cyose kiri imbere yabo cyose barafata, byose byezwa n'ijambo ry'Imana no kugira gute. Wowe wavuye ku rwego, ongera usaba Imana igusubize ku rwego. Imana idusindagize mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mbasabe muhaguruke. Indirimbo yacu 140 ari nayo isoza itubera isengesho. 144. Uyiririmbe usenga, usaba Imana kukubashisha ibyari byarakunaniye, kandi umenye ko uru rwego uyu mutambiko, buri mutambiko warwo ukeneye gusaba Imana no gushinyiriza kugira ngo Imana ikuzamure. Waragwingiye, kandi kugwingira niwe birimo guhombya. Ndasaba Imana ngo igukuze mu bya mwuka kugira ngo ube umuntu udasanzwe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana nziza, izina rya rihabwa icyubahiro. Yakobo aremerewe umutima utaguwe neza, ubuzima bw'imbere areba ntabubone, kuryama no gusinzira byagurutse, yegetse umutwe ku ibuye, ari wowe buye rishushanya, araryama arasinzira. Mu gihe nk'iki ngiki cy'ibibazo n'ibigeragezo, aho abantu batakibasha no kuryama ngo basinzire, bamwe basinzirizwa n'amayoga, abandi bagasinzirizwa n'imiti yo kwa muganga. Ngwino duhe kuryama tubone amahoro, kuko ari we Mana yacu. Wowe Yakobo yasanze ari wowe fatizo ry'ubuzima, ngwino tubere ubuzima. Wongeye kutwereka mu ijambo ryawe yuko umaze kukumenya hari urwego ruri imbere ye. Hari ibyo wakoze ku bwacu, hari n'ibyo ushaka yuko dukora uduhaye imbaraga. Ngwino uduhe imbaraga, ibirenge byacu ubihe ubushobozi bwo kurira uru rwego. Ujye uduha umutima wo kwihangana mu ntege nke zacu, ntuzatwemerere kumanuka kuri uru rwego. Abana bawe twongerere kukwizera, twongerere ingeso nziza, kuko abantu tubana bamaze kuduhaga, kuko nta ngeso nziza dufite. Twongerere kukumenya, kuko tuzengurutswe n'inyigisho z'ibinyoma. Twongerere kwirinda, kuko impagarike yacu n'ibyo tubona byose Satani arimo arabidutegeramo, kandi umuntu utirinda ntazabasha guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Twongerere Mwami Uwiteka kukwiringira, duhe imbaraga zo kwihangana, udutoze kwihanganira ibyo turimo gucamo, udutoze kwihanganira ubuzima burimo guhinduka na krize ziri mu isi, udutoze kwihanganira kubana n'abanyantege nkeya, kuko natwe twahoze turimo.
mwami Uwiteka, mu ngo zacu imbuto yo kwihangana uyivomerere cyane, mu itorero no mu mirimo no mu nshingano zose dukora imbuto yo kwihangana uyivomerere cyane, kugira ngo iyi mbuto dutangire tuyisarureho. Uduhe imbaraga zo kubaha Imana kugira ngo tube abantu badafite umwanda mu mutima no ku mubiri. Uduhindura abantu babona bakabona ko turi abantu badasanzwe. Iyi mpano kera yatumaga abadivantisiti umuntu abona bagira isuku mu mutima no mu bitekerezo no mu nama. Ngwino uduhindure nk'uko wari warabagize. Kandi ku musozo w'iki cyigisho tubonye ko abasusumira kuri uru rwego, abafite amavi afite intege nke ariko umutima ufite ubushake bwo kurira uru rwego, uzabasindagiza. Ngwino udusindagize kugira ngo tube abantu bafite icyo bamaze mu itorero. Uturinde kugwingira, kuko abana bagwingiye ntago barokotse mu gihe Herode yicaga abana. Uyu munsi byanga byakunda isi igiye kugirira nabi abatarigeze bakura mu by'umwuka. Ngwino uduhe gukura kandi tukweretse igihugu cyacu ubwo gikeneye imbuto, ubwo gikeneye imbuto z'umwuka wera. Izo mbuto zigasarurwa zigasoromwa ku bakristo. Uduhe kugira ngo tukubere ibiti bizima biteye hafi y'umugezi, kugira ngo abakeneye imbabazi bazitubonemo, abakeneye amagambo meza bayatubonemo, abakeneye ubufasha kubera ko basizwe iheruheru na jenoside yabaye. Mwami Uwiteka, tugire icyo tubamarira. Uduhe kugira ngo tube mu mwanya wakagombye kubamo mu gihe wakagombye kuba ugenda n'amaguru hano ku isi. Uduhe kuguhagararira neza, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.